Ibihe byiza kuba dukurikiye. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mirimbo y'abagore, agaciro n'ubusobanuro. Imirimbo y'abagore ni ibikoresho cyangwa se ibintu by'ubwiza bifasha umugore kwiyitaho no kugaragara neza. Ibi bishobora kuba imisatsi, imyambarire, gusokoza neza, kwambara ibitambaro cyangwa se imiringa, amavuta, ibikoresho, gusiga umubiri cyangwa se amaso, harimo n'imibavu ituma umugore ahumura neza. Imikufe, impeta n'amaherena bikunze kwambarwa mu mihango y'ubukwe, ibirori, ubuzima bwa buri munsi. Imyenda, imyambaro myiza ikoze neza kandi ifite isuku ni igice gikomeye cy'imirimbo y'abagore. Ibirungo by'amaso n'amano cyangwa se makiyaje bikoreshwa mu kwiyongeza ubwiza, ubusobanuro n'umumaro. Imirimbo y'abagore ntabwo ari iy'ubwiza gusa, ahubwo ikunze kuba ikimenyetso cy'umuco, icyubahiro, icyizere, umugenzo nyarwanda. Umuco nyarwanda wa kera, umugore ugaragara neza yafatwaga nk'umugore w'umunyacyubahiro, wubaha kandi wubashywe. Icyitonderwa: imirimbo ikwiye kuba isukuye kandi yerekana umuco. Imirimbo si ukwiyoberanya, ahubwo ni uguhesha agaciro ubwiza karemano. Inahaduye ni ikiganiro cy'uyu munsi cy'Ishakiro TV. Iyi ni Ishakiro TV, naho njyewe nitwa Baraka. Niba wagikunze kandi like, ukore na subscribe, turusheho kubana no mu bindi biganiro.